ayo mezi atatu ashize rero twabashije kubona ibirego by'abantu bavuga ko bibwe moto 9, mbese bose hamwe bibwe moto zigera kuri 9. Iyo mvuze 9 hari n'izindi zagiye zifatwa ariko zamaze kugezwa mu nkiko mu bihe byatambutse, zagiye zifatwa ariko kese twarazibonye mbere zo zigajya mu butabera kugira ngo zikoreshwe nk'ibimenyetso. Muri izi 9 twabaje gufata mwenye, hafashwe mwenye ariko dufatwa n'abakekwa 15. Abakekwa bafashwe bakurikirana nko 15. Muri abo 15 bamwe baherereye mu karere ka Gicumbi muri Rukomo, abandi n'abahano muri Nyagatare. Impamvu tubahuza nuko bakorana, kuko mwabyumvise hari umwe bazishyikirizaga nawe akazishyira undi dukurikirana, wowe niwe dukeka ko yazifataga akazambutsa mu gihugu cy'abaturanyi. Aho zigeze birumvikana ko bihita bigorana no kuba wazikurikirana. Icyo bakora rero hari uburyo butandukanye bakoraga. Hari gutobora inzu bakayisangamo bakayitwara, bakayambura plaque, noneho bo bakayitwara nta plaque yambaye, ku buryo aho inyuze n'umupolisi atabasha kuyimenya cyangwa umuturage. Noneho bakayishyikiriza nyir'ubwite akayibikaho amezi makeya ajijisha, akazafata igihe akayambutsa. Hari n'ababasangaga muri famu zabo mu mirima aho bahinga, bakabafata bakabaniga, bakazitwara bakazibambura bakazitwara. Ariko nanone hari nabo bazaga ari nk'abagenzi, akamuga tungeze ahantu runaka, yahagera cyangwa ahantu hazamuka cyangwa ku kiraro hashobora kuba bisaba ko umumotari agenda gahoro, yagera aho ngaho akamufata akamuniga, abandi bakava mu kigunda aho bihishe bakaniga umumotari bakayimwambura, nyiri moto bakayitwara. Ubwo buryo butandukanye muri ayo mezi 3 twagiye dukurikirana kugira ngo tumenye ubwo buryo n'ababikora. Nibwo twaje rero kugera ku aho dufata abantu 15 bakekwa muri ubwo bujura. 15 ntabwo buri muntu yakoraga ku giti cye, nkuko mwababonye bariye barakorana, bashobora kuba bataziranye ariko hari umuntu umubazi bose uzi uko bakorana, kuko ni uruherekane rw'abantu. Niyo mpamvu yisanga ari abantu benshi, kandi mu by'ukuri bagakora igikorwa kinini nk'icyo, gutwiba moto zigera kuri umubare. Niyo mpamvu byabashobokeye mu buryo bworoshye kandi zituruka ahantu hatandukanye, muri Gicumbi no muri Nyagatare. Icyo batavuze nuko hari iperereza tugikurikirana, umwe muri bariya hari aho yazitwaraga muri Kirehe. Izijya Kirehe urumva ko nazo zishobora kwambuka zijya mu gihugu cy'abaturanyi. Ubu hari abandi bantu dukurikirana bari muri za Mushikiri na Kirehe, aho naho hari abandi bantu bakora muri iki gikundi, muri iki ngiki tuberetse, bakorana ku buryo izivuye hangaha bahita bayitwara. Umwe muri abangaba twavugana gahunda avuze ko we nibura izimaze kumuca mu ntoki ari 6, akazi ke kanini kwari ukuyihita yitwara. We n'umuhanga mu kuyigendesha nijoro, akayigeza kuri buyifate nawe akayambutsa umupaka ikajya hakurya. Nuko byagendaga, nuko babikoraga. Birumvikana ko ari uruhererekane rw'abantu benshi. Turagerageza gukurikirana n'abandi bose aho bari hose mu gihugu kugira ngo tubafate.